umugore wa Baritazari Ovomo Baritazari Engonga nk'uko umugabo wakundaga kumwita. Uyu mugore ubu ngubu nawe yamaze kuba yasimbura umugabo we kuba akoresha imbuga nkoranyambaga kubera ko uyu mugore akomeje kugenda acicikana hirya no hino agaragara aryamanye ku buriri n'umugabo barimo baratera akabariro. Uyu mugore akavuga ko ibi ngibi yabikoze biturutse ku buryo uwitwa Baritazari yamubabaje. Nubwo minsi itambutse umugore yagaragaye mu rukiko avuga ko ibyo umugabo we yakoze rwose nta kibazo bifite ndetse ko amaze kuba yanamubabarira, ariko uyu mugore yatewe agahinda na video yaje kubona nyuma yaho. Ni video ya Baritazari aryamanye n'umwe mu bagore bari inshuti ndetse n'ingenzi cyane mu rugo rwa Baritazari. Ni umugore wiganye n'umugore wa Baritazari ndetse baje no gukorana akazi, ariko uyu munsi umugore akaba yari umuganga. Iyi video y'uyu mugore na Baritazari yatumye uyu mugore wa Baritazari yicwa n'agahinda kenshi ndetse ahita afata umwanzuro n'icyemezo gikarishye cyane, aho uyu mugore yavuze ko agomba kwihorera. Uyu mugore yavuze ko niba umugabo yarakoze video 200 cyangwa se 400 wagiye gukora video 500, kandi ibi byose akavuga ko agiye kubikora agamije kumubabaza, kabone nubwo ngo umugabo yafungurwa, uyu mugore ntabwo azigera abihagarika ndetse akanavuga ko azahita yakagatanya atandukana n'uyu mugabo, kuko ntabwo yaraze neza ko yamubabaza bingana bitya kuryamana n'umuntu w'inshuti yabo w'urugo rwabo hagati mu rugo uwo bitaga umuvandimwe. Uyu mugore kandi amakuru akavuga ko yakoze ibishoboka byose kugira ngo ajye kwihurira kuri uyu mugore, ariko n'ubundi asanga ari ukuhira ubusa kuko uyu mugore nawe we n'umugabo we nawe ntabwo bameranye neza. Amakuru akomeza avuga ko uyu mugore yashatse umwe mu basore muri kino gihugu cya Guinea, ubundi batera akabariro bifata amavideo. Ni video ikomeje kugenda icicikana hirya no hino, muraza kuyibona. Ndetse iyi video y'umugore wa Baritazari ikomeje kugarukaho n'abantu benshi bibaza icyo uyu mugore yabatekereza ndetse n'impamvu yatumye umugore afata icyemezo nk'iki ngiki, niba koko nta bajyanama afite cyangwa se ababyeyi be n'abandi bamugira inama kugira ngo areke gukora ibintu nk'ibi ngibi byo kwangiza izina rye ndetse no guharabika abana be mu gihe kizaza. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 nibwo umugore wa Baritazari yifashe video igera ku minota 2 aryamanye n'umusore w'ibigango ku buriri ku gitanda cye n'umugabo we Baritazari iwe mu rugo. Iyi video igaragaza uyu mugore yambaye ubusa buri uyu musore w'ibigango arimo aramutobato bamukora ku bice bye by'ibanga, ndetse bikaza kurangira banaryamanye bakoze imibonano mpuzabitsina. Iyi video harimo agace k'amasegonda agera kuri 12 uyu mugore agira amagambo avuga asa nk'utanga ubutumwa afite uwabugeneye. Ni ubutumwa bugizwe n'amagambo make cyane, ariko abasa nk'ubwira umugabo we ndetse yohereza message kuri uwo mugore waryamanaga n'umugabo we. Uyu mugore watumye umugore wa Baritazari agira agahinda kenshi bingana bitya. Ni umwe mu nshuti magara cyane z'umugore wa Baritazari, ni mu bagore yizeraga cyane ndetse anagishaga inama, ndetse kuva kino kibazo cyanatangira uyu mugore yakomeje kugenda aba hafi umugore wa Baritazari amubwira ko nta kundi byagenda akomeze yihangane kandi ko nyuma y'ibibazo ubuzima bukomeza. Ariko uyu mugore yaje gutungurwa cyane nyuma y'iminsi mike nawe video ye ishyizwe hanze. Uyu mugore ahita agwa mu kantu, ahita afata umwanzuro ko agiye kubabaza bombi, ndavuga umugabo we ndetse n'uyu mugore wari inshuti ye magara. Nibwo uyu mugore yifashe video arangije arayipostinga. Ni video ubwe ahakana nka nyir'ubwite, ariko nanone ntabwo abihakana cyane kuko avuga ko yiyemeje kandi agiye gushikama akarwanira urugamba. Yavuze ko nta bundi buryo we yakora, ntabwo yakwiyambura ubuzima, ariko ibyo atekereza agomba kubikora kandi mu buryo bwe. Ibi ngibi bigatuma abantu benshi bibaza ibibera muri kino gihugu kuko byaba bigamije iki? Ese koko yaba ari filime irimo gukinwa kwida kino gihugu cyamamare, cyangwa buri wese yibaza byinshi kuri kino gihugu cya Guinea gikomeje kuba agatera nzamba hirya no hino mu isi. Ibaza aho umugore yifata agashyira hanze video yambaye ubusa ari guhima umugabo we kandi umugabo nawe afunzwe. Ni umugabo we Baritazari w'imyaka 54 y'amavuko. Uyu mugabo Baritazari ibye nawe bwe uyu munsi ntabwo byoroshye. Umugore we nawe akomeje gushyira hanze izi video. Hari n'abakomeje kuvuga ko izi video zishobora kuba zaragiye zifatwa mbere, ahubwo ibi ngibi turimo kugenda tubona bikaba ntawe byatungura, ari ibintu byateguwe. Nabyo nibyo kwibaza. Gusa uyu mugore washyizwe mu majwi yuko yaryamanye na Baritazari kandi arahuza ari inshuti y'umuryango wa Baritazari, nawe yagize icyo abivugo ndetse n'ubutumwa atanga. Ni nyuma yuko uyu mugore nawe avumbuye n'umugabo we, uyu mugore nawe hari ubutumwa atanze, ndetse muri ubwo butumwa we agira uko abivuga nuko byatangiye kugira ngo aryamane na Baritazari kuva ku munsi wa mbere bitangira. Umva uko we abyivugira: ntabwo nzi uburyo nababwira ko naryamanyemo na Baritazari kuko simfite aho nahera cyangwa se aho narangiriza,
uko ibyanjye na Balthazar hari igihe nkeka ko hagiye hanakoreshwa wenda nk'uburuzi cyangwa se imiti ntazi, nubwo ntabimushyiraho njyewe ubwanjye nibuka ko nagiye mbona biba kandi turyamana kenshi. Ntabwo ari ibintu napanze cyangwa se ngo mbigambirire, nagiye mbona biba kandi nkabikora. Byatangiye dutangiriwe kwa Balthazar mu rugo. Umugore wa Balthazar twarakoranye cyane kandi ari inshuti ye, nabaga nzi neza intambwe yose atera, nabaga nzi ibyo ahugiyemo, imipango ye ndetse na gahunda ze. Hari ubwo rimwe na rimwe namubwiraga ko tuzajyana ahantu, njye nkaza kubihindura ku munota wa nyuma kandi we nta yindi gahunda afite yo kuba yabihindura, bityo bikarangira nisangiye umugabo we tukaryamana. Bityo rero kuba navuga ko uyu Balthazar nanjye twagiranye umubano wihariye kandi w'igihe kirekire, ntabwo nabihakana. Twamaranye igihe kigera rwose ku myaka hafi 5 yose turyamana. Ndabizi neza ninjye nawe twararyamanaga kandi kenshi. Gusa yarambwiye ko tugomba gukora ibishoboka byose umugore we ntazabimenye. Nkamubwira ati ese kuvuga ko umugore we utifuza ko abimenya ko biri kinone ufata aya mavideo, kandi nanjye uzi neza ko ntifuza ko umuryango wanjye ubimenya, ndavuga umugabo wanjye. Balthazar akambwira ko ibi ngibi abikora kugira ngo azabibike nk'urwibutso, azahora yibuka ko njyewe nawe twagiranye umubano wihariye kandi namukunze bigiye gito kandi rwihishwa. Balthazar yambwiraga ko ngo n'abagore bake cyane bakwemera kumera nkawe. Ibaza umugore uzi neza ko nubatse ariko akemera kumpa urukundo. Ati nanjye rwose ndishima cyane iyo mfitanye urukundo n'abantu barenga 2. Uzi ariko kuba mvuye kuri wowe nkagera ku mugore wanjye nawe akanshimisha. Tekereza nawe gushimishwa n'abantu barenga 2, ibyishimo byakurenga ukabura uko bivuga. Njye rwose ndakwikundira, nunabyemera mu gihe cyose umugore wanjye yaba agize ikibi ankorera, biroroshye cyane kuba wamusimbura mu rwacu. Nubwo nawe ndabizi neza ko utapfa gusiga umugabo wawe, nanjye mba nkutebya nisekera, ntabwo mba ngamije. Ariko rwose ubyumve ko uburyo unyitaho, uburyo unyitwararikaho rwose ndabikunda cyane. Uyu mugore akomeza avuga ko Balthazar yagiye amubwira ko igihe cyose yakomeza kugirana umubano nawe, azakora ibishoboka byose akamushakira ubundi buryo yava muri kino gihugu cya Guinea akazajya gutura hanze. Ariko uyu mugore akomeza avuga ko zari imbogamizi zikomeye cyane kuba yasiga umugabo we, ko umugabo we yari afite akazi yakoraga kandi bafite umuryango mugari w'abana. Uyu mugore akomeza kandi avuga ko ibi ngibi byo kuba yaraciye inyuma umugore wa Balthazar nawe atarabitekereje cyangwa se atari ibintu yari yarapanze, kuko ngo byamugwiririye nk'umuntu wirirwaga mu rugo rwa Balthazar akahora kenshi, bagasanga ibyo kurya bya nijoro umunsi ku munsi akaba hari, ndetse n'umugabo w'uyu mugore yari abizi ko mu rugo rwa Balthazar uyu mugore wabo abafatira runini, kuko akabazo kose bageraga bagishaga inama uyu mugore. Uyu mugore rero kuba yaryama na Balthazar avuga ko atari ibintu bigoye cyane. Ati Balthazar yari azi imbaraga zanjye nkeya, aho yamera ibyo nkunda n'ibyo nanga. Icyari kigoye kuri we ni uburyo yantinyuka tukaryamana azi ko ndi inshuti y'umugore we. Rero Balthazar uwo mutego wamutegaga uko yatinya umugore we yarawiyambuye arawurenga, tera intambwe ya mbere birangira turyamanye. Ibi byo ndabyicuza rwose. Ntabwo nari nzi neza ko ibingibi bizangiza ahangaha. Kandi mwibuke ko Balthazar atari njyenyine mugore muri kino gihugu yaryamanye nawe, turi benshi kandi abenshi ni abatazwi. Nanjye sinzi umutego wagiye antega. Ntabwo navuga ko yagiyemo amafaranga kandi ntabwo nabihakana, gusa amafaranga yagiyemo nta nubwo ari amafaranga menshi, kuko umubano wanjye na Balthazar cyangwa se n'umuryango wa Balthazar ntabwo ari ushingiye ku mafaranga, kuko nanjye ubwanjye ntabwo nkennye, ndifashishe rwose sinabihakana. Uyu mugore akomeza avuga ko ibyo Balthazar yamukoreraga bari mu gitanda, yamubwiraga ko abikoze kugira ngo amukureho ibyishimo. Yamubwiraga ko kugira inshuti nka we y'umuryango, inshuti y'umugore we, ntagire ibindi byishimo ayikuraho, byaba ari ukunyagwa zigahera. Akavuga ko ati kuba ndyamana nawe rwose humura ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, ni ukuri inshuti y'umuryango wacu, kandi kuba twaryamana uri inshuti yacu ndumva ntacyo waba uhomba, kuko ntacyo wakwiba inshuti yawe. Bityo rero bizaba bibi cyane igihe cyose umugore wanjye yabimenya, ariko nubika ibanga nanjye nzaribika rwose, ntihumura ntabwo nzamena ibanga. Uyu mugore kandi akomeza avuga ko ibi ngibi Balthazar agendaga amwizeza byatumaga arushaho kumukunda, ariko akavuga ko atamukundaga by'indani nk'uko akunda umugabo we, ariko nanone akavuga ko atakana ko atakundaga Balthazar.
umugabo wamushimishaga mu gitanda. Nibyo umugore ubwe yivugira ku giti cye, ndetse nawe birangira avuga ko asabye imbabazi umugore wa Balthazar ndetse n'umuryango w'uyu mugore. Uyu mugore urimo kubona yariyahuye ndetse yamaze gushyingurwa. Uyu mugore ufite imyaka 36, video ye yagiye hanze akimara kumva iby'iyo nkuru ahita yiyambura ubuzima. Ibyo uyu mugore Balthazar bwaburanaga yarabihakanye, yavuze ko uyu mugore we nawe ngo video zagiye zifatwa babiganiriyeho kandi babiziranyeho, avuga ko nta soni n'imwe uyu mugore afite ipfurumwe rya kamera cyangwa se kuba ibyo bafashe byagera hanze. Balthazar akavuga ko atazi neza impamvu uyu mugore yiyahuye, kandi uyu mugore nawe ubwe yarabwiraga Balthazar ngo shyiraho kamera dufate ya mashusho y'urwibutso rwacu tuzibuka mu myaka yacu izaza. Ababonye video y'uyu mugore ubwo yabaga yambaye ubusa niba waragize amahirwe yo kureba video ze, mwabonye neza ko uyu mugore ubwe abanza kugera mbere kuri kamera mbere yuko Balthazar aza. Ikindi kandi uyu mugore we ahatandukanye n'abandi bagore, we aza kuri kamera yambaye ubusa buri. Ni ukuvuga uyu mugore we yarabizi neza ko ibyo biri gukorwa cyangwa se amashusho ari gufatwa, yarazi impamvu zabyo. Uyu mugore benshi babonye video ye yicaye mu ntebe mu biro, kuko uyu mugore yakoraga mu kigo kimwe n'icya Balthazar. Ariyo mpamvu kenshi umugore na Balthazar baryamanaga bari mu biro cyangwa se mu kazi. Uyu mugore ariko Balthazar yavuze ko atumva neza uburyo yakwiyahura, kandi ari we bamwisabiraga ko banaryamana rimwe na rimwe, akaza kwibutsa Balthazar ngo niba ufite akanya ngwino tube twikorera ibintu byacu. Balthazar avuga ko uyu mugore ashobora kuba yarishwe biturutse ku mugabo ukomeye ufite izina rikomeye, akabikora agamije kugira ngo aishe cyangwa se aprofiting cyangwa se ashimangira icyubahiro cye yirinda ko cyaseba. Balthazar nuko yabonanye avuga, ariko uyu mugore yamaze kuba yapfa ndetse arashyinguwe. Mu gushyingurwa kwe amakuru atangajwe yavuzwe ko byaturutse ku kuba ngo uyu mugore yarananiwe kwihanganira amashusho yaragiye hanze, yihanganira ko yabonwa abo bakoranaga, abagize umuryango we n'isi yose muri rusange. Uyu mugore yiyahuye hakiri kare mu bagore bose Balthazar yagiye ahura nabo, nubwo abagabo benshi babonye amashusho ya Balthazar bagiye bavuga ko uyu nguyu ari we mugore mwiza mu bagore bose Balthazar yagiye aryamana nabo. Bityo rero iyi ngiyi ikaba ari imwe mu mpamvu zatuma nyine niba yari umugore mwiza bigaragare ko yari afite n'umugabo ukomeye, ari imwe mu mpamvu zituma uyu mugore urupfu rwe ntawe ubizi neza niba koko yariyahuye biturutse kuri Balthazar cyangwa se yariyahuye kubera umugabo we utinyitse ufite igitutu, cyangwa se hari n'abavuga ko ashobora ahubwo kuba yarishwe n'uwo mugabo we. Nabyo biragoye kuba bisobanukirwa. Tukiri hano umuntu ashobora kwibaza ese ko bavuga ko ibingibi bya Balthazar bishobora kuba ari prank cyangwa se ari ikinamico yakinwe kugira ngo bamamaze kino gihugu cya Guinea, none kubera iki hazamo ibintu byo kwiyahura no kwicana? Ahanga niho hazira urujijo, abantu bakarushaho kujya mu rujijo rwo kumenya ngo ni iki kijya mbere muri kino gihugu. No kuba umugore wa Balthazar ubwe yemera ko bashyira ubwambure bwe hanze, hari benshi bakomeje kubigiraho urujijo, bibaza ni iki kijya mbere, bibaza biri guterwa n'iki. Ese umuzimu uri mu rugo rwa Balthazar muri umuryango we n'uwuhe? Niba twarabonye ko yaryamanaga na mubyara we, none umugore we nawe akaba atangiye gushyira hanze amashusho ye yambaye ubusa, na Balthazar yifite video zigera kuri 400, ibingibi turabyita iki? Ni ikibazo cyo kwibaza. Mama wa Balthazar yitwa Maria, naho umugore wa Balthazar yitwa Violeta Uchede. Gusa Balthazar yari asanzwe amwita ku kazina ka Ovomo Engonga, niko kazina akundaga kumwita. Balthazar yiyitaga kandi kazina nawe ku giti cye kitwa Bero. Aka kazina ni kabagore bose yagendaga ryabana nabo bamwitaga, ndetse no muri telefone niko kazina bandikagaho, ndetse nawe akabandikaho Bero 1, Bero 2, Bero 3. Ni ukuvuga kugira ngo atazibagirwa abagore bose yagiye aryamana nabo, yajyaga gusevinga muri machine cyangwa se laptop ye umugore kuri video nshyashya yakoze, yandikaga ngo Bero 200, Bero 70, Bero 120, kugira ngo amenye ko ubwo ari umugore mushya. Naho iyo wabaga atari ubwa mbere muryamanye ariko afite video nshyashya mwafatanye, yandikagaho ngo Bero mushya, Bero mushya, kugira ngo Bero mushya ntabwo ari umugore mushyashya babaga baryamanye, ntabwo n'uwo babaga baryamanye ku nshuro irenze ya kabiri. Naho yakwandikaho Bero n'imibare, ubu bikavugwa ko ari umugore baryamanye bwa mbere. Niyo mpamvu kugira ngo babare zino video ze babaze bagendeye ku mibare yanditsweho kuri Bero 1, 2, 3 kugeza kuri 400. Ariko ntabwo ari 400 abagore baryamanye nawe, babara kara abagore 200, ariko video zo zikaba ari video 400.
ni ukuvuga inshuro yagiye aryamana na bano bagore. Benshi bakavuga bati ese uyu nguyu Balthazar ko abagore yaryamanye nabo ari benshi, ndetse n'uyu munsi bakomeje kugenda bashyira hanze ubuhamya bwabo ko bagiye bahura n'uyu mugabo Balthazar bakaryamana. Benshi bakavuga bati niba koko aratangiye kubara izi video cyangwa se azisevinga azishyira muri mashine, barasanzemo abagore bagera kuri 200, ibaza bagiye arongora bwa mbere ataratangira gufata amashusho. Ari imwe mu mpamvu zituma abagabo bakomeye muri kino gihugu nabo batangira kwikeka bakavuga ko uyu nguyu Balthazar ashobora kuba yararyamanye n'abagore babo. Bivugwa ko nadacunga neza mu rukiko ashobora no kuzashinjwa kuba yararyamanye n'abagore ya hafi ya bose bagize sena y'igihugu ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu bwose bwa Guinea. Ibi byaha byose Balthazar akaba ari ibyaha ateganya kuzirengera agashyira ku mutwe we ku myaka y'54 y'amavuko. Umugabo w'abana 6, aba nabo bizwi ko abyaranye n'uyu mugore we Ucheda. Nta uzi neza ko uyu mugabo azivana imbere y'uru rukiko, kuko uyu mugabo ibyakurikiranyweho ni ibyaha byinshi cyane, nubwo abantu benshi hirya no hino mu isi bamwita intwari, abandi bakavuga ko ibyo yakoze ari ibintu bya kigabo. Yavuze ko mu gihe cyose imboga zizanye uba ugomba kuzirya. Hari abavuga gutyo, bemera gutyo, mu gihe abandi bavuga ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umutitizo. Ni amagambo.